Hello guys, mumeze mute? Umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. Noneho uyu munsi nje kubereka uburyo wakongera coin umininga muri Atoshi. Atoshi narababwiye ngo ni mining nziza izajya ku isoko mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha, gutyo kuva mu kwa kane kugeza mu kwa karindwi gutyo aho ngaho. Ariko precisa mu kwezi kwa gatandatu. Just wowe utarayitangira, nubwo bayatangiye kera ukaba baratangiye kera, nawe watangira kano kanya ntiyazajya ku isoko ubuze nk'amadolari nka 300 400 amake ya nyine zo umaze kugiramo. Rero ikintu inama nakugira yonyine, gerageza nawe uyitangire kano kanya. Uyu munsi nje kukwereka noneho uburyo wakongera amacoin yawe umininga. Ubwashize muri video zashize twahuye mbere ku buryo wakora KYC n'uburyo wafunguramo account. Abantu mutarafungura account sibyo, muze kuza kuri channel yanjye ubundi murebe muri video ziheruka, murasangamo video z'uburyo wafunguramo account n'uburyo wakora KYC. Kandi iyi nimero nashyize kuri screen unyandikireho nguhereza coin 200 zo gukora KYC ya kabiri, n'ikibazo ugeze nka gusobanura kuri iyi mining n'izindi mining zose muzajya mubona postinga kuri iyi channel. Rero niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe, uhita unakora like, n'abahasanzwe mukore like kugira ngo tujye dukomeza tukubana muri mining ziri imbere. Murabizi ko mining zitinda gutanga amafaranga gusa, zitanga amafaranga menshi. Mpora mbibabwira, niba nge mfite ubuhamya bw'abantu bakuye miliyoni 10 muri payi n'izindi mining bagiye bakora amafaranga menshi, wowe urabuzwa n'iki kuzitangira? Ko nta mafaranga zisaba, nta n'umwanya munini zisaba. Shaka uburyo wazitangira nawe. Twikomereze na mining yacu ya Atoshi. Dore uburyo wongera coin zawe sasa. Uburyo bigenza, reba tuno tuntu turi hano gutya. Utu tuntu n'uducoin baguha buri saha ko kuza ugakoraho, ubundi agahita kiyongera kuri ziriya wowe usanzwe ufite. Kankore nko kuraka, hari igihe bahita bakwereka utuntu two kwamamaza, wese nkande nko kuri coin imwe urebe ko idahita igenda. Urabona ko ihita igenda. Dore nizi zose, dore ni gutya, dore zose zigahita ziyongera kuri ziriya nari mfite. Rero nawe tuno tuntu buri saha uzajya uza utugire utumining. Ubwo buri saha buri gihe uzajya uza, nurangiza ugakoreho igihe ubona duhari nyine, amasaha yongeye kubona kagarutseho. Ubundi buryo noneho uzajya wongera coin zawe, uzajya uzana handitse reward. Hano muri kuhabona hano nkizaka ahangaha reward, uhakande. Murimo murabona ngo 1 day streak biki n'ibiki. Hano uzajya uza uhita ukanda hano kuri kano kantu kano, uzajya uhita uzuha kandi nurangiza uhita uhakanda. Hano bahita baguha toke Atoshi 10. Atoshi 10 uhita uzibona. Noneho kugira ngo hano bahita bakubwira ngo more rewards 5 Atoshi. Hano iyo ukanzeho hano bahita bakwereka akabara ko kwamamaza, bagahita bakongera Atoshi 5. Katuga kandeho gatoya. Kabara akantu ko kwamamaza urihangana ugategereza. Iyo kamaze gukarangira umaze ukareba, bahita za Atoshi 5 baziguha. Nurangiza ahandi hantu ha kabiri h'ingenzi uyituza ni hano lottery. Murahabona hano uyituza ugakanda, hano nse ngo join now. Hano join now muri kuhabona, uhita wakanda. Ukimara kwakanda urategereza bikirodinga. Ubundi hano haba ari inshuro uri bukarage ino spin yawe nyine. Hano ni inshuro imwe mu tugiye guspin gukandaho rimwe. Urakandaho, noneho ahantu kaguye amaspin murayaza, ahantu kaguye niho baguha. Hano bahise bampa Atoshi 20.
hano urabona ko hano turahashoje. Buri munsi ubwo uzajya uhaza ukimara gukora iriya check in yo hejuru naberetse, uzajya uzana hano uhita uza ukoreho rimwe ubundi wikomereze. Uhita uzana no kuri zino daily task izi. Hano urahaza naho baguha coin 20 atose 20 za buri munsi. Hano ahambere atose 20 n'aha kabiri atose 20, ubwo nta atose 40. Urimo urabyumva? Uraza uwa kandi ahita hafunguka ibintu byo kwamamaza, urihangana gatoya birangire. Wihangana birangire, mbabwira ko rwose mukwiye kugira ute gukurikirana iyi mining cyane. Abantu KYC yananiye munyandikire kuri WhatsApp, nashyize hano kuri video. Abantu mutazi ko bafungura account, munyandikire kuri WhatsApp, nta kibazo ndagufasha, sibyo? Ndagufasha byose neza nta kibazo. Aho ugira ikibazo hose umbaze. N'abashaka kureba video zabyo mujye kuri channel murazisangaho, murahita muzibona. Hano iyo yarangiye uhita uyikuramo ugahita ujya no kuri kano ka kabiri. Kano ugahita uza ukagakandaho. Hano iyo kubwiye no ads yet uhita wongera ukongera nyine. Hari igihe bitewe n'amarezo ufite, hari igihe icyo kintu cyo kwamaza kiba cyanze gufunguka. Ariko bino ads ntimukagira ikintu mubikoraho, ntimukabirebeho cyane, ubusanga harimo ibintu byo kubeshya, ibintu byo kwamamaza ni Google ibishyiraho nyine. Mwe ntimukabikurikirane cyane. Nurangiza sasa, iyo ads imaze kurangira urongera ugasubira hahandi hariya hejuru naho ndakwereka. No ugahita wongera ugakandaho. Sorry gato ndibagiye nayo mfungura kino ki ads gatoya. Uhita ugiclosing. Nyuma yo kugifunga uhita ugaruka hano ugakanda go hano. Na hano amasegonda arangiza kwibara ugahita ugera ukakanda. Ubwo iyo maze kuba kabiri kuri kabiri, ubwo coin zawe baba baziguhaye. Kubera hano ni rimwe kuri kabiri, ubwo urumva arabura indi ads imwe tureba. Nurangiza hano hasi hari abantu batazi ubundi. Hano iyo uje ugakora zino task ziri hano, zino task enye izi ngizi, iyo wakozemo imwe muri yo uhita ubona coin zo gukoresha KYC ya kabiri. Yego wowe ujye unsaba coin zo gukoresha KYC. Hari igihe ntinda kuzigwa bitewe n'ukuntu bafite akazi kenshi nyine, ariko wowe nk'ugiye ubonye ndimo ndagutindira, uraza ugahita ukora imwe muri izi task. Urabona ko ngenda zikoze, uraza ugafollowinga atose kuri Twitter, sibyo? Ukinjira muri Telegram yabo group, bagahita baguha atose 500. Warangiza ukagenda ugafollowinga channel yabo ya Telegram, ugafollowinga na CEO wa Atose. Hose bagwa atose 500. Urumva ko izi coin ari nyinshi. Rero hano niho uzajya ucuje kongera amacoin yawe. Hano hari n'izindi video wajya ureba 10. Iyo umaze kuzisoza bahita baguha atose 100 ukimara kuzireba zino video 10 nyine. Ni ibintu byoroshye, mwe muyikurikirana iyi mining. Abantu bafitemo ikibazo munyandikire kuri iyi nimero mbashyire namba nashyize hano kuri video. Tuzahura muri video z'ubutaha. Ciao.